parufe nawe rero abacuruzi abacuruzi babacuruza ibintu bya oy hano tubafitiye agaparufe keza cyane agaparufe witera ugahita uhinduka umuntu mwiza ugahita w'umujene rwose mama tubafitiye agaparufe hano okay bimeze bite bimeze neza mama nta kibazo mpamagariye iki none umpagarikije iki mama ndi gucuruza agaparufe keza k'ubwenge kakandi witera ugahita umusirimu w'umujene cyane amaparufe ntabwo ndisiga reka mubwire umva gusa umva kiraho sister meze neza okay byiza cyane rero mufite agaparufe keza ku bwoko bwiza katurutse muri Amerika mbere ko tugira banza wumva Gemba naguhamagariye ntago baguri kunyumva dorera aranahutse ibi nibyo nanga ngaho ndebera ubu ninangara kumuhamagara ndasanga yayifunze mama yati sinzi ikintu nzakura nzamugira utarananiye aba yanyirije hano ntago abazi ko imvura iri kugwa agaparufe keza cyane agaparufe gahumura neza cyane kameze neza agaparufe sita ntago uragura se agaparufe kameze neza ntago nisiga parufe basi wenda niba utanazisiga banze wumve ukuntu kari guhumura ubone uvuga ngo ntago uzisiga iyi parufe ni nziza cyane reka nkumvishe gato ntago twishyura tayari ariko ndananiwe abakiri muto bafite agaparufe keza cyane gahumura rwose kameze neza cyane mama kandi ari mubi tugucuruza utuntu twiza aka ni agaparufe keza cyane barantumva bino konokira koko mabusha iya mwaka nicara winjira umwuka nta kibazo natwaye ndananiwe ufite umunaniro mwinshi umva reka mwere wa mwana we ndatwite bantu agaparufe kangere kukuntu kameze kambanze nicara ariko mbabarira nabuze niyo niyicarira nta kibazo rwose agaparufe kanjye rero banza wumve ukuntu kameze oya nakubwiye ngo ndatwite ariko bikunukira Wini ndakagura nzakamazi ndakamazi wagatira no mubebe uzabyara nuko kwimana abana se bisiga
Ana kamusoro mesha. Abasirimu ushaka gusirimuka. Agaparufe keza katurutse muri Amerika. Umva kakuruje amahanga bose kabi. Umuntu kukitere gute. Boss. Yemwe. Boss papa. Bite. Ni byiza. Tugucuza agaparufe keza cyane. Katurutse muri Amerika. Akabacuruzi babacuruza ibintu bya. Oy. Kwiremeza coka nyama. Aho yebeza nyama. Nyiriwe? Yego. Tubafite agaparufe keza turi gucuruza papa. Kamaze gate? Keza kubwoko bwiza katurutse muri Amerika. Turebe. Ibibazo ntareba. Mu izina rya Yesu haguruka. Haguruka mu izina rya Yesu ndategetse. Ibi bintu ni ibiki ukoresha? Ubu ni umuti nkoresha. Wowe ukuyeho uyu muti? Nawe urazwe n'abakurambere. None se uyu muti ugufasha iki? Umfasha kugira ngo ntubure abantu mbambure ibyo bafite kugira ngo nanjye ndebe ko nakwibeshaho. Ubu umaze gutubura abantu bangana iki? Abantu maze gutubura ni benshi cyane wababara. Abakobwa, abagore, abamama, abasore, abagabo, abasaza n'abakecuru. Nta bantu ntatuburiye bose. Ako se ubundi uri muntu ki uri kumbaza uko nkora ushinzwe iki ubundi wo? Jewe ndi umukozi w'Imana. Imana yampaye andi maso. Uri kubyumva? Niyo mpamvu mbashije kumenya ibi bintu urimo urakoresha. Wirirwa mbonye yuko wirirwa utuburira abantu ukoresheje bino bintu kandi si byiza. Uri kubyumva? Nawe si umujura kuko ni 40 ntabwo ibyo nibyo byari kumwe. Ngaha amatelefone n'inkweto. Ibi bintu rero ibi Imana ntabwo ibishaka. Ikeneye kuhinduka ukaba umukozi wayo. Wabyumvise? Yego. Ibi bintu rero abo wibye bose ugomba kubahiga ukabasubiza ibyabo. Wabyumvise? Nabyumvishe. Okay. Haguruka ujye kubareba. Mu izina rya Yesu mwatuyeho imbaraga z'Imana. Izi mbaraga z'Imana zibasha guhindura. Ntazongere kwiba ukundi. Mu izina rya Yesu. Amen. Haguruka ntuzongeye kuba igisambo. Okay?